ntigute najya kwicarana n'umupfumu tugasangira ibiryo tugasangira za fanta tugasangira n'ijambo ry'Imana ntidukwiye kurisangira n'indirimbo ntidukwiye kuzisangira yego none cyo sigisubiza reka mbabwire ahubwo nje ndubutunzi babonye isoko yo kuza baramboneramwe amafaranga bakomeze bancuruze nkuko Yuda yagurishije umwana w'Imana. Yes, ndagushimiye kandi nongeye kukwifuriza amahoro y'Imana, nongeye kugwikaza ukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV. Amazina yanjye nitwa Emi 2020 niko uri bugende ugasanga kuri Instagram yanjye cyangwa se n'izindi mboga nkoranyambaga tugiye dukoresha zigiye zitandukanye. Kuri Facebook twitwa Yawe TV, kuri Instagram twitwa Yawe TV, no nagaruka no kuri YouTube ni Yawe TV. Nimba utarakanda subscribe ndakwibutsa ngo yikande kugira ngo ubashe kugubwa neza. Reka ngusuze bitewe naho uherereye muri Amerika, Asia, Canada, ahantu henshi hagiye hatandukanye. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri kamera za Yawe TV 2in1 Kigali. Shyiramo metero kabisa, wambara agapfukamunwa neza, ukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID-19, turebe ko igihugu cyacu cyakongera gusubira mu buzima busanzwe ndetse n'ibikorwa bikagenda uko byateganyijwe. Yes, ndi kumwe na Pst Abel, muramuzi, ni umukozi w'Imana. Ngiye sinavuga ngo si umukozi w'Imana kuko ntamwimitse, uwo ntimitse sinavuga ngo si umukozi w'Imana, icyo ni icyambere. Ariko muri buka saga yabayeho, ikiganiro cyanjye nagishyize mu byiciro bibiri. Tugiye kuganira kuri saga yabayeho we na Pst Claude. Mwarabibonye ku mbuga nkoranyambaga, comment nyinshi mwagiye mutera. Ndashaka kumenya ese kari agatwiko cyangwa se agatwiko. Icyo ni kimwe. Muri buka Abel na madamu we nayo harimo ikibazo, ariko nyuma y'ikibazo hari abantu bagiye babyihisha inyuma, bamusenyeye umuryango, bashaka kumusenyera umuryango. Ariko ndagira ngo ibyo byose Pst Abel ndabizi aravugisha ukuri, ni umukozi w'Imana. Pastor, reka ngwikaze mu kiganiro ndetse no kuri kamera za Yawe TV. Urakoze cyane Emi, umunyamakuru wo kuri Yawe TV. Imana iguha umugisha kandi duhere umugisha abatwumva bose, yego, n'abadukurikira bari mu mpande zine z'isi. Reka mbabwire ngo Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Wambaye neza, by the way, wambaye neza nka revera ko kubera Imana ntabwo ari twebwe tubikora, ariko byose ni Imana ibikora. Iguhaye byose birashoboka. Umuririmbyi yaravuze ngo ntawe yahaye ngo imuvangire n'amazi. Rero nshima Imana cyane uko yangize, nkayishimira nahigeje gikora. Yes, Imana ishimwe. Rero Imana irashimira, tureka tuyishimire twese. Burya iyo wabyutse bikemera ukagenda bigakunda, ni Imana iba yabigizemo uruhare. Pst Abel, mu minsi ishize, uyu munsi turi ku wa gatatu, ndumva nta minsi 5 iracamo cyangwa iminsi 3, video yawe na Pst Claude muri kurwanira mu kiganiro. Ibyo nibyo nifuje ko turi bubanze duhereho kwikubitiro. Pastor, byagenze gute kugira ngo we na Pst Claude mushwanire mu kiganiro? Byatangiye gute? Mwagiye mu kiganiro mubizi ko mugomba gushwana, byagenze gute? Murakoze cyane. Ntabwo narinzi ko tugomba gushwana kuko nari ndangije gukora ibiganiro bibiri n'umutumirwa kuri Buhungu Abel TV. Niyo nsanzwe ncishaho ibiganiro by'ivugabutumwa. Hanyuma rero ansaba ko tujya impaka mu kiganiro ngo ku by'ubuhanuzi ngenda mpanura. Ndamubwira nti rero ibyo bintu aho byahereye hageze ko ibyo bintu bihagarara. Ntabwo kujya impaka bigira icyo bifasha abadukurikira, ahubwo tubwira abantu ibyururutse imitima. Uretse ko ibyo nagiye no kubimubwira nko ku nshuro y'11 ansaba ngo dukorane ikiganiro, jewe nabyanze kubera ko nge nsanzwe muzi n'umuntu ajya impaka, n'umuntu mbega usanga akunda ibintu byo sinzi ukuntu nabivuga, birananyobera. Hanyuma rero gusa nyuma yajya kunyemerera ko twabwira abantu ibyururutse imitima, tukavuga makuru meza afasha abadukurikira. Hanyuma ngewe ndamwemerera kubera ko abantu bandemereye atari kaho yahereye agusaba ikiganiro. Nose kuba mwakorana ikiganiro n'ubundi ko mwakoranye ibiganiro byinshi, musanzwe mukorana ibiganiro muri inshuti, ntabwo wamwemerera.
ku munota wa nyuma amaze kwemera ko tutari bujye impaka ndamwemerera, ariko yarampindutse ambera indyarya. Tugeze mu kiganiro hagati agarura bya bindi namubujije aba ari byazana. Rero nkunze ndimo kubyita ngo yanteze igitsitaza imbere, kandi abantu badukurikiye barazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ushira igitsitaza imbere ya mugenzi we ikimubereye nuko yahambirwa urusyo ruremereye ku izosi akajugunywa mu nyanja. Yego. Rero ku by'ukuri ntabwo nari mbizi kandi ntabwo nari nabiteguye, yanteze igitsitaza. Byatangiye gute rero kugira ngo noneho mufatane? No kuvuga twageze mu kiganiro turasuhuza abadukurikira ku itangazamakuru, ndangije gusuhuza nawe arasuhuza. Bagaruka kuri nje bampa gusenga ndasenga. Basubira kuri we bamuha ijambo. Bamuhaye ijambo asoma ijambo riri muri Matayo rivuga ibyo mu minsi y'imperuka ko hazaza biyitirira Kristo n'abavuga ijambo ry'Imana cyangwa se n'abahanura ibinyoma. Hanyuma abanyamakuru baramubaza ati kubera iki uzanye iryo jambo? Naho yahereye avuga ngo ibyo Pst Abel yahanuye ntibyasohoye, kandi nina nje yabwiye ngo musomere iryo jambo. None se niba bitasohoye ni njewe ubisohoza? Njewe se ko mpanura njewe ndasohoza? Ndahanura ntabwo nsohoza. Ushobora no guhinga ariko atari wewe uhingishije amafaranga. Ushobora no guhinga ntusarure ugakoresha abakozi. Ubwo rero kandi ikindi nacyo, niba wowe untumye ati genda umbwirire runaka gutya, ndagenda nkamubwira, ariko birashoboka ko igisubizo yakikwihera, ntaba ari jewe ukuzanira igisubizo. Hanyuma ikindi kidakwiriye, ntabwo ibyo twahanuye byose birasohora, hari n'ibizasohora tutakiriho. Ariko se niba turi abakozi b'Imana ugomba gupinga ibyo nahanuye? None se nupinga ibyo nahanuye, wewe ibyo wahanuye nawe bizagenda gute? None se we niba ibyo nahanuye bitarasohora byose, hari ibyasohoye hari n'ibitarasohora. Ese ibyo yahanuye byarasohoye byose, nawe hari ibyo yahanuye bitarasohora, wenda bizasohora nta wamenya. Rero nibaza ko ari ikintu kitagaragaye neza yakoze, ariko nanone yenda gishobora kuba cyarababaje abadukurikira, ariko ngiye nababwira ngo ntibababare ahubwo bakomere. Impamvu bagomba gukomera ni iyi: ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. No kuvuga ngo ibyabaye byategerezwa kuba. Impamvu izihe? Yesu Kristo yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka hazabaho ibihe birusha abagenzi, hazabaho ibihe bigoye, na Paulo yakomeje kubivuga. None se bizabaho gute? Kugira ngo ibyo bihe bisohore kw'iki ijambo ry'Imana ryavuze kitazagaruka ubusa, ijambo ryose rizasohoza icyo data yaritumye. Nese byosohora gute? Biriya rero impamvu mvuga ngo ntibibabaze, nanjye najya gusanga bidakwiye kumbabaza, kuko inyuma ya biriya nagiye gusenga mbaza Imana impamvu yabyo n'igituma. Hagati aho hari igisubizo Imana yampaye, kandi muri icyo gisubizo niki mvuze kirimo. Nasanze ntagomba kubabara, n'ababibonye ntibababare, ahubwo bibabera isaha ibereka aho igihe kigeze, basobanukirwe aho ibihe bigeze. None ijambo ry'Imana rivuga iki? Rivuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazahindukana, baryane, abakozi b'Imana, umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, ishanga ritera irindi shanga, n'ubwami butera ubundi bwami, urukundo rwa benshi rutimbe, abantu cyangwa se rukonje, abantu ntibabe bacemerana, ababyeyi ntibakunda abana, abana ntibakunda ababyeyi. No kuvuga ngo abantu babe bikunda batagikunda babo, ahubwo bakunda amafaranga kuyarutisha abantu, kuyarutisha ikindi cyose. Ariko nitwo kwirengagiza n'ijambo rivuga ngo umutima uribesha kurusha ikindi cyose. Hari igihe umutima wawe ushobora kwibesha ukagambanira umuntu utazi ko nawe uzagambanira, cyangwa se ukabeshera umuntu utazi ko nawe bazakubeshera, cyangwa se ukica umuntu utazi ko nawe bazakwica. Cyane ko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura, cyane ko icyo umuntu yatetse ari cyo yarura, kandi umuntu atanga icyo afite. Icyo ntanga nicyo mfite, nicyo kirimo imbere muri nje. Umuntu ateke yarura icyo yatetse, nese umuntu yotanga icyo adafite? Buriya abantu ntibasheshoze neza. Yego turajya kuri izi kamera tukavuga ngo turabakozi b'Imana, ariko koko ku by'ukuri twese turabakozi b'Imana?
hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe zikagenda ziraseka zigenzi zazo, izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Hari intama zinyegeza mu zindi, izo ntama zarameze amahembe zikagenda ziraseka zigenzi zazo, izo ntama ziragowe ni nka Yuda. Izi ntama harimwo intama zihishe muri twebwe, kandi icyo zijejwe n'icyo zatumwe ni uguseka zigenzi zazo, zameze amahembe kugira ngo zirwanye zigenzi zazo. Izo ntama rero uyu muririmbyi aravuze ngo zimeze nka Yuda. Yuda ameze ati? Yuda yari indyarya, yagendana na Yesu bagasangira nawe nk'aho ari umukunzi wa Yesu yo kumugurisha. None Abe, tukiraho, ushatse kuvuga yuko mu bakozi b'Imana b'iyi minsi tubona ku mbuga nkoranyambaga harimo inama hakabamo n'ibirura? Ushatse kuvuga ko Pst Claude ari ikirura? Muri kiriya kiganiro twakoranye nawe, uza wumvirize neza n'abadukurikiye, ngira ngo barabyumvise, abatarabyumva basubireyo bakirebe neza. Naravuzemwo akantu kavuga ngo isi yuzuyemwo pirate ikabamwo na original. Ntabwo ishobora kubamwo original gusa, nta nubwo ishobora kubamwo na pirate gusa, ariko byose bibaho kugira ngo byose bigirire umumaro uwo bigomba kugirira umumaro. Ufite makeya agure n'ufite menshi agure, ariko uguze pirate agura aziko bizarama igihe gito, n'uguze original amenye ngo ariteganyirije, kuko original irakomera kandi iraramba Pastor, kandi ntibinganya agaciro. Reka nkubaze ukiraho ngaho. Yego, muri mu kiganiro, muri abakozi b'Imana, muri kubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo, murahindukiranye mufatanye mu mashati. Nta kimwaro kiri kuri mwebwe mwese, ubwo si mwaba muri pirate mwese nimba na original yagaragaye ngo ibererekere indi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibagukubita mu musayi umwe uhindukize no mu wundi, nibagutwara ikoti ubahane n'ishati. Niba yaranshikuje mikoro, nge nta mikoro namushikuje. Niba yaranciriye amacandwe, nge nta macandwe namuciriye. Icyakoze nge navuga ijambo. Yerega na Yesu yaravuga ijambo, yarababwira ngo handitswe ngo, niba utazi ngo handitswe ngo umenye kuzatsindwa. Satani yatwaye Yesu kuza kumugerageza, Yesu aramubwira ngo handitswe ngo. Nanjye nakomeje kuvuga ngo handitswe ngo. Ikindi naco mwamenya, impamvu bidakwiye no kutubabaza cyangwa ngo bibabaza babibonye. Imana ishimwe cyane. Birasobanurwa ngo, asifiwe sana Yesu, birasobanurwa ngo ahari babiri, umwe azagenda undi asigare. Bisobanura iki? Umwe azaba ari pirate undi ari original. Bisobanura iki? Iyo abantu babiri baburana, umwe aba yigiza nkana. Bisobanura iki? Iyo abantu babiri baburana ntibatsinda bose, hatsinda umwe hagatsindwa uwundi, kandi ntibashobora no gutsindwa bose, ahubwo hari uwutsinda hakaba n'uwutsindwa. Yes, hari utsindwa hakaba n'utsinda. Nyuma yuko mushwaniye kuri kamera abantu bakabibona, none nyuma nk'abakozi b'Imana mwakoze iki koko nimba mwese mukorera Imana nyakuri? Byibura wari wamuhamagara kuri telefone? Twaravuganye kuri telefone, nari kodi y'ibyo twavuganye ndayifite hangaha. Ntubindyarye? Ndayifite rwose. Nari kodi y'ibyo twavuganye ndayifite. Mwavuganye iki? Ngewe icyo twavuganye, we yakomeje kumbaza kubijanye n'ubuhanuzi, akomeza kumbaza kubijanye n'abagore, ngo n'abagore, ambaza abagore bo mu Rwanda, ambaza abagore b'i Burundi. Naramubwiye nti njewe mvugira kuri cano irebwa n'isi yose. None wabo bagore b'i Burundi ubamenya kuruta abarundi twakuranye, twakoranye umurimo w'Imana. Ayo majwi urayafite? Ico ni cyambere ndayafite. Ndamubwira nti cya kabiri, urakomeza gukomanta ku byo Burundi, uri umurundi, urakomeza kubaza cyane. Nambwa nti ko ari igihugu canje, ko nakivukiyemwo, we ubabajwe niki? Rero reka mbabwire inshuti bakundwa mudukurikiye kuri yawe TV, buriya Imana izitura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nge nibaza ko buri muntu wese yarakwiye kuguma uko yahamagawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzirikane ihamagarwa ryawe. None twahamagawe kugira ngo tujye impaka ku bagore, kugira ngo tujye impaka ku bagabo, kugira ngo tujye uwo ntabwo ari wo murimo twahamagariwe. Tukiraho, nimba koko ibyo uvuga ari ukuri, watwumvishije agace gato? Ngenda gusabye kuko ukurikiranwa n'isi yose, ukurikiranwa n'abantu. Yego. Uri umukozi w'Imana. Yego.
ayo majwi ya Pst Claude muhamagarana yego mukavugana ariko kubaza ibyo yego mbabarira utwumvisha agace gato ijwi rya Claude turarizi yego ubundi twumve abantu badukurikiye bagire commentaire batanga kubera yuko nimba bihagaze gutya muri abakozi b'Imana twabwira abantu babakurikirana bitonde sibyo yego twumvishaho gato reka tubishake rwose ko mu bidusabye nta kundi ntibyari ngombwa ariko ko mu bidusabye turashobora kubikora nta kibazo. Yakubazaga abagore b'i Burundi nabo mu Rwanda kugira ngo bigende gute umubwira beza abaryoshye birashoboka ko uwamuhaye mission yaramubwiye ati genda ubanze umunyage abagore be bose nkuko igihugu cyatewe bakanyaga abagore ba Mose bose birashoboka nawe hari uwabamutumye ahubwo ikibazo yarababuze yasanze atabo mfite kuko iyo asanga mbafite ntekereza ko aba yarabanyaze akabatwara hagati aho rero ibaze aho kugira ngo muhamagarane nk'abakozi b'Imana musabane imbabazi abagore b'i Burundi n'ab'i Rwanda ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye abadukurikiye bihangane mu gihe kiri gushaka iryo jwi ni ukugira ngo ukuri kujya hagaragara tumenye ese kugira ngo aba bantu bashwane byagenze gute reka numve ko iyo mbonye yaba ariye nshobora kwibesha nkaja intumwa karame zana dushyireho hano reka yitangira niyi yego mwavuganye iminota 35 cyane rwose karame bici wakize yewe ndaho ndashima Uwiteka rero indege ndarimbaze nayigiye kuziteza leta yego amajwi ikiganiro wampaye link ubu n'iki kiriho cyavuyeho yego yego bose bamaze kubikuraho yego kurumva reka jewe nuko jewe unigira ijwi ryanjye ryihariye yego agira content yanjye je nicarana nawe uzamenye ngo ugiye kwicarana n'inzamba niba ari inzamba ibirenga mu giti nzamba kujya ibintu bivugira hasi je kuvugira hasi simbishobora yego rero buriya nkubwira ibintu byo mukayanza ahubwo aho niho wagomba gukorera tekinike kubera ko impamvu nabivuga kugira ngo wowe wisobanure ubikure muri parapara byari byameneranye ko twabivugana nk'abakozi b'Imana turi kuri kamera ko nari nabyanze kuva kare ugakomeza kumpata umva ubuhanuzi bw'i Burundi byo ni ibisanzwe naho biriya bindi byo byari tekinike buriya wari umaze gukora ikintu cyitwa kwigomba uruvuga uti naguye mu cyaha none se tekinike niyo baba ari 15 araza kugisobanura uraza kubyumva ko umunyabyaha urabyumva nanjye sinkizi iyi audio ifite iminota 30 turayicira hagati nta kibazo twumviriza iyindi nayo hariho iyindi mwisi bo ubu ruhatananye n'uhatana tu okay uwo no murundi w'iwacu nahise muhereza twari aho ni sawa Mutama oui Mariambari Mutama bonye ntacyo mfite nakubwira kireka ari cyo wabumbajije none uburundi biragoye kugira ngo ngiraho ntagurira ari mu Burundi abiri yarafise abagore bangahe nyene izina Burundi yarafite umugore umwe tu umugore umwe niwe wapfuye yarapfuye ntawe antukangiye mbara ko ntawe afite uwo bavuga se ngo waje no kuva i Burundi akaza akaba mu Rwanda umugore we se icyo ntazi en fait ibintu bya social media ni ibintu biri ntuze cyane biri compliqué utamenya kandi buriya abantu babanye umwe nta buri byavuga undi buri byavuga urumva buriya ari mama Kesalama ari mama Kiki abashaka niba ari mama Kiki abashaka ibimukura mu isoni bo uzise nge icyo nakubwira abera gashaka ibimukura icyo nakubwira cyo mwebwe hano yavuga ngo washakaga gukura mwebwe murabantu ukubaho kwanyu mwisi bo ubu ruhatananye n'uhatana tu
So abantu baranyihanganira ndi kugenda nihutisha kugira ngo twumve uko bimeze. Ndakumvisha n'iyindi wenda bikaba impamvu yuko Satani icyo yambwiye tu nabuze icyo musubiza ariko narumva ko hamwe byumvikana. Iyo yindi iyo audio yindi hari umuntu wahitabaza se kubera iki mwaganiye uri kumurikodinga kubera iki? Impamvu ndamurikodinga buriya umunyamakenga ahora agabye niko mwanditsi yanditse avuga mu migani nuko namaze kumenya uwo ari we rero bituma uyu munsi imeze nk'inkoko. Urabona inkoko ntinwa ngo igumeyo inwa ireba hejuru. Uyu munsi rero meze nk'inkoko inwa ireba hejuru. Iyo tuvuganye ntegerezwa guhorana amakenga kubyo tuvugana. Niyo mpamvu yabiye. Iyo yindi ivuga iki? Byari bimeze bite? Iyi niyo mwavuganye nyuma yuko mumaze gushwana? Iyi niyo twavuganye nyuma yuko tumaze gushwana zose ndetse twazivuganye inyuma yuko tumaze gushwana kandi niwe yampamagaye ko je sinigeze nongera kumuhamagara. Iyo yindi nayo ni iyi. byose hanze. Yego. Y'iminota 16. Nilikuwa naona ulikuwa na mumvuri. Yego. Arampanuriye na ujua ngo yabonye mfite umutaka. Umeunyosha juu, kuna mtu ameleta mumvura uweka juu yako. Amina. Ngo yabonye umuntu amereza umutaka. Alipouweka nikaona mkuki. Ndio. Mkuki ni mtu alikuwa na mkuki. Yego. Mtu mwingine alikuwa na fimbo. Yes. Alafu yego. Yule mtu alikuwa na mkuki akakuhurumia. Ndio. Kwa sababu alikuwa ameona kwamba alikuwa amekupa mumvuri ili kusudi mvua isikupige. Nasikia. Baadaye huyu mtu wa mkuki akawa na huruma, akaona mtu wa fimbo alikuwa anataka kambe ndetse Pastor. Yego. Ko ari kuvuga ngo ubuhanuzi wahanuye. Yego. Bwari ibinyoma. Yego. We wumvaga ko bwari kuvuga ari sawa? Njewe nabifashe nubwo yabimpanuriye nabifashe nk'ibinyoma kuko nanone subwa mbere ampanurira. Yigeze ampanurira ko icumweru kitari bushire ngo ntabonye amafaranga menshi. Abimpanurira ari mu nzi wanje ari muri saro. Ico cumweru cararangiye n'ukwezi kwararangiye ubu ndi mu mezi abiri ayo mafaranga ntayo nabonye amafaranga yambwiye. Yambwiye n'ikindi kimenyetso kigiye kuza muri saro iwanje. Imana imbwiye ko igiye kuzana intebe z'akataraboneka muri saro iwanje. Nabwo yambwiye mu cumweru kimwe ntabwo byasohoye. Ntacyo nigeze mbona ahubwo uretse no gusohora byaribanye sinaba nkibona amafaranga inzira zirifunga. Rero niba bamuhaye misho yo kuza kuroga iwanje kuko uko nahora mbona amafaranga inzira zarifunze ibintu byose biri bloka. Ahubwo ngiye cyo mbona ni nk'abantu bamuhaye misho kuri njewe. Ni nk'umuntu ashobora kuba yaramuhaye misho kuri njewe kuko ubu bintu byose yabigize bloke biri bloke. Ariko nafashe yo gukuzaho iyo blocage. Kandi nyuma yo gukora ayo masengesho natangiye kubona abahora bamfasha batangira kunyoherereza amafaranga, abahora bantera inkunga batangira kuntera inkunga. Rero mfite kwizera ko iyo nsenze imitego yose Satana yikuraho. Ikintu gitangaje hagati aho nkivuga urumvise uburyo nyuma yuko turwaniye mu kiganiro wumvise ko ari we yampamagaye ambwira ngo Abel umuhanuzi twese twemera ngo niyuba, ngira ngo mwabyumvise muri iyo record. Gute yanga kunyemera mu maso y'abantu tureba ku isi yose. Yampamagara kuri telefone akampamagara nyereka ko anyemera. Twahura turi babira akanyereka ko anyemera. Nukuvuga ngo n'uburyarya ntibukwiriye mu bakozi b'Imana. Ngira ngo urumvise ko nyuma yampamagaye ampanurira mu Giswahili akambwira ngo yabonye umuntu ampereza umutaka bisobanura uburinzi bw'Imana. Akampanurira akambwira ngo yabonye n'uwundi afite ubwato agomba kuntwara mu bwato ngo abona nundi muntu ngo afite inkoni ngo angirira impuhwe. Iyo record yukomeje kuyumviriza uraza kumvamwo aho yampanurira ambwira ngo yabona ngo abantu ngo bari kungwanya ngo arangije ngo wa muntu afite inkoni ngo arabakubita. Ampanurira ibyiza ambwira ko Imana impayu inshizeho uburinzi. Imana izanye umutaka wo kumfuka. Noneho habonetse n'ingabo zindwanirira zirwana n'abandwanya. Urumva ni gute umuntu umwe yimanyagura kigira ibipande 10? Ni gute Imana ni imwe rudende. Imana ni imwe, ntabwo Imana ari nyinshi. Ntabwo Imana imwe kandi yimanyagura nayo ubwayo ngo uyu munsi
ntabwo Imana ivuze ngo urakize urakize, Imana ivuze ngo urapfuye urapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntijya yivuguruza. Imana ivuga ngo ijambo mvuze ndarikurikirana kugeza risohoye. Imana ivuga ngo amasezerano yanjye naho yotinda azasohora. Ijambo ry'Imana ntirigaruka ubusa ridasohoje icyo yaritumye. Ijambo ry'Imana hako havaho n'inyuguti nimwe, ijuru n'isi nibyo byabasha gukurwaho, ariko ijambo Imana yavuze rigasohora. Imana rero ntikorana n'abantu bameze batyo. Byanze bikunze naho no kwihisha mu bantu mvuga ko ndi umukozi w'Imana, amaherezo bizagaragara niba ibyo mvuga ari ukuri, kuko ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka. Byanze bikunze nubwo turi muri uru rugamba, amaherezo nzi ko tuzarutsinda, kandi tuzarutsinda abantu bamenye ngo by'ukuri uyu muntu ni umukozi w'Imana, cyangwa se by'ukuri uyu muntu si umukozi w'Imana, kuko icyo turico Imana yakituvuzeho mbere yuko abantu bakituvugaho. Icyo uzaba cyo kiragutegereza. Nagira nkubwire ngo imbere rero yuko batuvuga nabi, hari yatuvuzeho bo bataravuga. Kandi nagira nkubwire ngo umuvuduko w'ikinyoma uhagarikwa na feruje z'ukuri. Ushobora kurenganya umuntu utamubajije, Imana ikamurenganura itakubajije. Ibyo abantu babyumve kandi babimenye. None uyu ni Pst Claude. Yego. Kuvuze ngo ushobora kubuzi ko wenda babiboro tukeka ko baje kukuroga. None se muri kiriya kiganiro cyabayeho ntabwo wumvise ntakanti kuki ari kunkora mu mutwe, ntakomeze kunkora mu mutwe, nakomeje gutaka mvuga nti ntakomeze kunkora mu mutwe. None se yankora mu mutwe yarimwe kunyogosha? Niba yaranyogoshe n'umushatsi, Samusoni amaze kogoshwa na Delila umushatsi warongeye uramera. Hari kiganiro twakoranye nawe avuga ngo imbwa zatumokeye ntizizongera kutumokera, ngo kandi abatwogosha umushatsi ngo Imana yongeye kutumereza uwundi mushatsi. Nanjye rero nagiye mu masengesho nza kubaza Imana ibyo ari byo. Hagati aho hari ibyo Imana yambwiye, hari igisubizo Imana yampaye. Imana yongeye kumereza umushatsi, kuko inyuma y'ibyo najya kwerekwa ngiriyerekwa, mbona ngo akagabo gahanutse muri plafo y'inzu mbamwo kananutse ngo karishwe n'inzara. Umuntu hagarara iruhande, ndamubaza nti wewe uri wahehe, uvuye he? Umugabo arambwira ngo ngewe tubana muri iyi nzu. Arambwira ngo nje nibera muri plafo. Ni koma Satani kwa jina la Yesu, ubana nanje muri iyi nzu. None bimeze bite ko mbona wananutse wishwe n'inzara? Arambwira ngo niko bimeze, ngo nje mbayeho ntarya. Ni none ko mpora njya muri iyi nzu kudahora uza ngo dusangire? Arambwira ati kandi ntarya, mbayeho ntarya. Nubwo rero urumuzimu wewe. Arambwira ngo nibyo, nje mbana nawe muri iyi nzu kandi sinzigera nyivamwo, naho urugamba rwakomera intambara igatera sinzava muri iyi nzu. Ndamubwira nti mu izina rya Yesu ndakwirukana muri iyi nzu, ugomba kumvira mu nzu, nje ntabwo mbana nawe, ntumfasha kwishura iyi nzu. Nibwo nafashe urugamba rero, nkora amasengesho, ntangira gusenga. Nibwo izo blockage, nibwo Imana yankuriraho uwo mugabo w'umuzimu wishwe n'inzara. Bishatse kuvuga ngo abantu bose bari gushakira ibiryo kuri Pst Abel bagurisha umukozi w'Imana, birirwa bamugurisha kuri izi cano umusatsi. Hari abo tubona bakira amafaranga, bahabwa amafaranga n'abanyamakuru. Reka mbabwire, ahubwo nje ndubutunzi babonye isoko yo kuza baramboneramwe amafaranga, bakomeze bancuruze nk'uko Yuda yagurishije umwana w'Imana. Ariko mbabwire ngo uko Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo yabanye nawe nubwo bamugambaniye bakamwica, Imana ikamuzura nyuma mu minsi 3, niko Uwiteka Imana ije kubana nanjye nk'uko yabanye na Yesu Kristo. Amaherezo y'ibi byose, iyo abantu babiri baburana, umwe aratsinda uwundi agatsindwa. Pastor, wenda ikiganiro uko ngiye numvaga nagiteguye, ndumva bitagiyemo neza uko numva nabishakaga, ariko byari ngombwa ko ibyo bintu tubisobanura. Gahunda ni y'Uwiteka, ibitekerezo byacu iyo bigiye hasi Imana irazamura. None iyo tumanurira zamura, twazamura ikamanura. Ibitekerezo by'abana b'abantu iteka ryose ntibihura n'iby'Imana. Reka ikiganiro kigenda uko Imana yagiteguye, ntikigenda uko twebwe twagiteguye. Uravuga ati ngiye nararozwe. Yego, wowe uremera yuko warozwe. Nimba baragukoraga mu mutwe, Pst Claude niwe wakuroze? None se yankora mu mutwe yifuza iki? Nakomeje gutaka ni kubera iki avuga nkora mu mutwe? Ahubwo ibanga nasobanukiwe niriye.
yari yumva mfite amagambo y'ubwenge akaze cyane, amagambo akomeye. Erega muri kino gihe hakenewe abakozi bari mu ubwenge bw'Imana, bari mu mwuka w'Imana no guhishurirwa, kuko inahishuriwe nkamenya impamvu ari kunkora mu mutwe. Nje ntabwo napfa kuzima. Ubu Pst Claude ni umurozi? Nta n'uwava mu w'Imana itavuma. Ubu ni umurozi yankorera mu mutwe iki? Niba atari umurozi biriya aza kuvuga kuri cano, biriya nibyo Imana yadutumye. Umujinya nkuriya niwe Imana yamuhaye kugira ngo awuzane mu ivugabutumwa no kuri za cano. Ntabwo umukozi w'Imana agomba kugira umujinya nkuriya w'umurandura nzuzi. Nese ko yanshikuza mikoro, iriya mikoro yari yo mu rusengero, iriya mikoro yari y'abanyamakuru, kandi siwe yari yayimpaye. Yayinshikuza mu buryo ki? Mu buryo ki? Ico si ikibazo. Kandi nyuma barayigushubije. Ahubwo se batayinsubiza niwe yari yayimpaye. Yari yiwe se, yari yarayiguze se, yari mikorekora mu rusengero se. Si ikimwaro ku murimo mukora? Ni ikimwaro cyane rwose, ariko nabwiye ababibonye n'abakomeje kudukurikira ntibibatangaza, ntibibace n'intege. Nta n'ikidasanzwe kirimo. Nibihe bije kutwereka mbega kibe nk'isaha itwereka aho ibihe bigeze. Burije turi ku mugoroba, we ube maso, ugumye ico wakiriye, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ntugendere ku muntu, wewe rinda ubugingo bwawe kuruta ukurinda imbone y'ijisho ryawe. Ako kantu niko nabwira abadukurikiye. Nayo ubundi Satani yarabivangavanze, byaravangavangitse. Satani yarabivangavanze. Muri kino gihe hari ibintu bigoye gusobanura. Mu magambo Imana yampaye harimo ijambo Imana yasubije Daniel abagije ati none ikimenyetso kizatwereka iminsi y'imperuka, ikimenyetso kizabanziriza ikindi ni iki? Imana yaramubwiye ngo igendere Daniel, ibyo bintu nakabanga ayo magambo adomwe mu ikimenyetso, igendere utegereze kugeza ku munsi w'imperuka. Pastor, tukiraho kuvuga ngo yatumwe n'abantu, wumva uwo muntu wamutumye arinde? Namenya arinde, wenda nkunda kumubona ari kumwe na Sarongo, nkabona basangira za fanta, basangira icyayi n'inkoko, wenda barazisangira na za hene zose baza kumutura. Kuko hari n'ikiganiro nabonye barimo kuririmba, afite igitabo cy'indirimbo, Sarongo ari kuvuza sente, noneho uwundi nawe bari kumwe hirya ya Sarongo ari kuvuza korodeyo. None se ko ijambo ry'Imana rimbwira ngo ntimukifatanye n'abatizera, kuko wizera n'utizera ataco basangiye. Ijambo ry'Imana rigakomeza rikabaza ngo Kristo ahuriye he na Beriyari? Urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana? Urusengero rw'Imana nzima ni gute najya kwicarana n'umupfumu tugasangira ibiryo, tugasangira za fanta, n'ijambo ry'Imana ntidukwiye kurisangira, n'indirimbo ntidukwiye kuzisangira? Yego, none cyo si gisubizo. Okay, ukeka ko Pst Claude yabaziranye n'umugore wawe? None se ahubwo hari utamuzi ko namwe naramwamamaje, ninje wamushize kwitangaza makuru, none hari kuri inkorera hagasa, ninje namwamamaje. None ahubwo utamuzi ninde barazi na nyene, kuko neze bose ko bakorera kwitangaza makuru, wumva yamuyoberwa ate? Yes, nicyo nifuzaga wenda ngo tunagisoreze, wenda abantu badukurikiranye nibo bashobora kuduha batubwira ati tugarurire Pst Abel atubwire uko abitekereza ku mugore wawe. We bimeze bite, bihagaze gute? Uri yafatanije n'abarimwe kugurisha umwana w'Imana, bose ni ba Yuda, ni ba Yuda bagambanira abana b'Imana. Nibakomeza umurimo. Erega umuntu wese umurimo yahawe agomba kuwukora, kuko atawukoze uwawumuhaye yawumubaza, kandi buri muntu wese wamuhaye akazazamuhemba. Erega nta muntu atazahembwa, nta gikorwa na kimwe kizabura ibihembo. Ariko ibihembo biratandukanye kandi ntabwo bisa. Ngera arico nabashishikariza, uwezwa nakomere yezwe, noneho n'uwandura akomeze. Bariya rero niko kazi bafite, ahubwo ngiye naje ndi imari, nibacuruze cyane, kuko nabonye bakira amafaranga, bari kungurisha rwose, nibakomeze bagurisha umwana w'Imana. Wenda sorry singuciye mu ijambo, ndiguciyemo ariko ndagira ngo nkubaze. Yego, ukeka ko bakugurisha he, baragucuruza he kuri YouTube? None se ntiwabonye abanyamakuru Serine yamuhaye 30,000, Pasi amwongereraho 5,000 ngo bamuhaye ngo amafaranga yo kwishura mituweli, kuko arimwo kugenda babesha. Twarabonye ko yuzura umwuka wera amaze kubona umuceri n'akajiko kunwa. Abantu tuzi ko buzura umwuka wera Imana ihageze kwivuga. Sinarinzi ko abantu buzura umwuka wera kubera umuceri n'amafaranga. Rero iriya ni imitwe
no kuvuga ngo ntabwo zari mituweli gute kandi jewe mituweli nishuye zizarangira mu kwezi k'umunani ubu turi mu kwa karindwi mituweli njewe nishuye zizarangira mu kwezi kwa munani none urumva batarimo kuncuruza ariya n'amafaranga habwa kugira ngo akomeze avuge nabi Pst Abel kandi buri yatamvuze nabi ntabwo bamuhariye amafaranga n'umugani w'isi uravuga ngo utabeshe ntahahira umwana nakomeze rero agurisha umugisha udushimbo nka wa mwana wa Isaka ariwe bita Yesawu nakomeze rero agurisha umugisha udushimbo cyangwa utwo kurya dukeya icyakora yibwira ko ahemukira njyewe ntabwo ahemukira njyewe rwose ahemukira abana twabyaranye njyewe ntacyo bitwaye. None Pst abana urabafasha? Narabafasha ariko amaze kunyita umurozi akanyita ko namwiciye nahise mpagarika ibyo namufasha kuko urumva icyo kintu ni ikintu kiremereye yanshinje ntabwo umuntu agushinja ko wamwiciye wamuja imbere nawe yakwihora. Abana n'umudamu bahurira he? Abana n'umudamu kugera ku myaka 7 bafite aho bahurira njyewe ndabemerewe inyuma y'imyaka 7. Icyo ntekereza ko bazongera kwitwa abana banje bamaze kuzuza imyaka 7 nabwo nzabasaba mbicishije muri leta cyangwa se mu buyobozi ntabwo nzajya kuba mwaka kuko iyo umuntu akubeshera ibintu bingana kuriya wajya niwe akakugambanira mbega ahisa azana umuhoro cyangwa icyuma akavuga ati ni Pst Abel wari uje ukizanye agazana ubuhiriti ngo ubu buhiri yaraje kudukubita wagize ngo ntibyafata. Iryo kosa rero ngende umunyabwenge nabaye mpagaritse gatoya urumva ko nubundi bya bindi nahora ntanga abana ntibari kubibona nawe nye nubwo arihemukira nubwo ahemukira abana twabyaranye kuko nje ntabwo yampemukira ntibikunda. Urumva abana bazakomeza kukwita data? No kuvuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura kandi icyo umuntu afite nicyo atanga nicyo yatetse nicyo yarura biriya akora zabibazwa kuba batazanyita data birafite uzabihorwa erega ibyo dukora tuzabihorwa icyo umuntu akora nicyo kizamukora. Ubwo rero hagati aho uriya muntu nakomeza abesha cyane ibyo arimo gukora azi ko binjira hasi orke birimo kunzamura kuko abagurishije Yosefu muri Egiputa basohoje umugambi w'Imana byamuteye kuba minisitiri w'ikigega cya leta kandi nzari maze gutera mu gihugu cy'iwabo bene se baje guhaha muri kiriya gihugu baje kumusaba mu magambo make reka tuvuge ngo aba bantu barimo kungurisha bazagaruka kunsaba. Abanzi banje rero ni esikariye nzamukiraho iyo bene se wa Yosefu bataza kubaho Yosefu ntiyari kuba minisitiri w'ikigega cya leta muri Egiputa. Goliyati yataza kubaho Dawidi ntiyari kuba umwami Penina yataza kubaho ntabwo Hana yari kubyara Samweli. Urumva abanzi bacu nabo ni beza basohoza amasezerano Uwiteka yatuvuzeho na cyane ko nta woruhuka atarushe nta wonezerwa atababaye nta wotsinda urugamba atarwanye nta nuwohanagurwa amarira atarize. Ikintu cyose kibaho rero gifite impamvu gifite n'umugambi w'Imana gishaka gusohoza. Pst tugana ku musozo yego reka mbere na mbere mbanze ngushimire kuba wemeye kuvugisha ukuri ayo majwi ya Pst Claude ukaba wemeye no kuyashyira hanze wenda hari abantu benshi batagiye bumva byinshi mwagiye mwivugana yego ariko ndibaza ngo ibyawe na Pst Claude bizarangira gute ubaka kanya muzanye ngo mwicarane mwakwicarana? Mu bisanzwe kubera ko nasanze tudasangiye ukwizera ntabwo twakwicarana kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera n'utizera basangiye iki. Iyo abatwari dusangiye ukwizera twari kwicarana ariko kuko nasanze tudasangiye ukwizera uyu munsi ntabwo twakwicarana. Ukeka Pst Claude ari iki nimba atari pasteur? No kuvuga ngo Pst Claude icyari cyo ntabwo ari umukozi w'Imana. Twicarana ntaramenya ko atari umukozi w'Imana ariko ubona aramenye ko atari umukozi w'Imana. Niki rero hagati aho none umuntu atari umukozi w'Imana umva bari umukozi wiki abari umukozi wa Satani. Waginze ngo ntinya kubivuga njyewe ntabwo ntinya imitontomo y'intare nta nubwo ntinya imitontomo ya Goliyati ntabwo ntinya abanaki ntabwo ntinya ibigango n'uburebure bw'abanaki. Ubu wumva mwijuru amarira harameze ate? Mwijuru biteguye kwakira abanesheje
niba turi mu rugamba biteguye kwakira abanesheje ntibiteguye kwakira abaneshejwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero kandi nzamwandikaho izina ryanjye risha ngo kandi ntazasohoka ukundi. Urumva ejesha ararimeneramo ijuru ryiteguye kwakira abanesheje batabarutse bavuye mu mibabaro y'isi kandi bafite igitambaro biteguye guhanagura umuntu wese yarize. Urabona mutazahurira nka Nyabugogo mu gahonda ako gafilimi koko ako gafilimi naga filimi urabona mutazahurira mu nzira mukarwana. Dufite Imana iturwanirira baraturwanya Imana ikaturwanirira baratwanga Imana ikatwemera barahonyora igahuhaho baraducana yigaca kanzu. Pastor hari ikintu uvuze yego uravuga ngo umugore wawe ngo baragucuruza ati Pasi yatanze 5 atura mudamu ni Rosine nimba sinumvishijemo neza yitwa Serine yego. Kubera iki wumva bagura madamu wawe? Impamvu bo batanga amafaranga bikenereye ariya magambo ubundi niyo bakeneye ariya niyo azana amafaranga kuko azana za views kuri channel zabo nawe akajya akabahereza amagambo we ntabwo azi ko arimwo kubinjiriza we arimwo kwihombya arimwo kwisubiza hasi no kwitesha agaciro no gutesha agaciro umuntu babyaranye. Ku byukuri naho twogirana amakosa sinanahakanye ko amakosa atabaho ariko si umuntu mwabyaranye abana babiri wamuvugaho ibintu nka biri aba bana bakihari batarapfa none ku kuri ntazankenera abana ntibazarwara kankenera niba napfa azabishingurana ko nawe uzamukenera njyewe ibyo sinabihakana nje ntabwo mbihakana niba mvuga gutyo egare njyewe nese noreka kumukenera ambikiye andereye ntabwo rero njyewe nareka kumukenera none se njyewe ntabwo mvuze ngo nakagombye kuba mukenera na magingaya kuko icyambere arampekeye icya kabiri ni umugore ibyo abantu babyumve neza icya kabiri ni umugore nge ndi umugabo erega sinigeze mwihakana ariko ndashobora guhakana imirimo akora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi imirimo yawe uvuga kuri muzima kandi uri wapfuye. Hari abantu bapfuye bahagaze ntabwo ushobora kuvuga ibintu nka biriya uri muzima. Ubundi yigeze atanga ubuhamya ko namusengeye yaragwaye mu mutwe biri kwiyobokamana abantu bazafata nimero zanje bansabe ibyo biganiro mbibahe avuga ukuntu yarwaye akivuza ku baganga ndetse no ku baganga gakondo no mu bapfumu amafaranga mushiraho. Ubwitege watangaga muri make wubakaga urugo neza ubu uyu munsi wasanga hari icyo ari kugushinja utigeze ukora. Icyanshinja ntabwo akijyana ku itangazamakuru ahubwo niba naramukoreye icyaha abayobozi bazi kuko nta karitsiye twabayemo itagira abayobozi ese yagiye kurega muri abo bayobozi yareze mu bayobozi b'umudugudu ubundi mbwira abadukurikiye bose nareke kubesha abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadukurikiye bari ku isi yose. None se twatuye ko nta ngabo zitagira umutware none se twatuye mu midugudu itagira abayobozi nagende mu bayobozi b'imidugudu baza amakosa ya Pst Abel hanyuma bampamagare nze bambwira ati iki cyaha ugomba kukiryozwa kuko imbega yihisha inyuma y'itangazamakuru yagiye mu buyobozi. Abayobozi ibyo ari byo byose barabonye amakosa yacu nizere ko bazi amafuti yacu kuko atajya mu buyobozi ariko ngo bagushinja ubupfumu none se nyene yagiye kandi ahubwo ari wari umupfumu ari wowe n'umugore wawe ninde mupfumu ni wari umupfumu akoresha imiti ya kinyarwanda azingura abakobwa babuze abagabo kandi abiwe nabo barababuze babyariye mu rugo inshuro nyinshi wowe akata kuzingura noneho nanjye ko atanzingura wa mugani aho agarura ngo abagabo batandukanye n'abagore akabahuza nabanza akora umuti twongere dusubirane nje nawe icyo gihe nibwo nzemera ko akora umuti neza. Ubu uracyagira ubushake njyewe nakwatagize ngo ahagarike ubuzima bwanjye ariko Pst Abel ni umukozi w'Imana arashinganye nta wamurwanya ngo amushobore. Uracyagira ubushake ku nk'umugabo ukumva ibintu bimeze neza ku by'ukuri tuzabimenya inyuma yo mu kwezi kwa 10 kuko niyo mahirwe namuhaye navuze ngo nataba yisubiyeho inyuma y'ukwezi kwa 10 nzahita ntangira gushaka umufiyanse ntegura kwa nyuma namuhaye kugira mu kwezi kwa 10 mbwira ahubwo n'abadukurikiye bose uretse winjijisha ubu muri uku kwezi kuva mu kwezi mwatandukaniyeho ntabwo urongera kugira ubushake buriya reka nkubwire
Paulo yaravuze ngo nabaye inkone ku bwa Kristo Yesu. Muri kino gihe rero ntabwo nagira ubushake kuko nta mpamvu. Muri iki kintu cyose kigira impamvu bigutera. Uyu munsi ndi inkone ya Kristo Yesu, ariko nanone ntibimbuza kuba nashaka. Gusa nabaye ntanze ayo mahirwe, ni nacyo narimo kuvuga ngo abadukurikira bose babyumve, ejo batazampikosa. Kuko naramuhaye umwanya uhagije, ndetse nintegura ubukwe nkategura mariage. Nazaze ngo avuge ngo uyu muntu gutya na gutya, kuko nabitangaje mu biganiro byinshi nagiye nkora kuri channel zitandukanye. Niharenga ukwezi kw'icumi, inyuma yaho ntangira gufiyansa, ntegura ubukwe nkore mariage. Urashaka shushu be cyane rwose. Ujya vuga ati agasuzuguro ka vasiti katumye ngo bategura abakobwa ngo babashira mu nzu ngo babaha ibyo kwisiga kugira ngo bitegure kunyura imbere y'umwami Asuwerusi. Hanyuma umwami ngo abenguka Esiteri. No kuvuga ngo ndatangariza abakobwa bose babe barisiga, babe baritwara neza, inyuma y'ukwezi kw'icumi hari uwo nzabenguka, bitegure kunyura imbere ya Pst Abel. Uzajya usuzuma? Nzaza nsuzuma neza. Yes. Ni ukuvuga ngo uzajya usuzuma umukobwa wisize fresh. Ariko ndavuga gusirwa ko mu buryo bw'umwuka, atari aya mavuta tugura mu ibotike. Ndashaka ngo Imana ibibasiga, Imana ibasiga. Nawe ugenda wihumuriza kuwisha cyane rwose, wihumuriza. Kandi pastor umwaka utaha mariage yakataraboneka kwa Pst Abel. Pst Claude aragutanga gukora ubukwe. Pst Claude arantanga gukora ubukwe. Ndakurahiye ntazantanga. Ni inkone? Ntabwo azantanga gukora ubukwe. Ahubwo se ninde yamwemera? Ahubwo se wowe ubonye ibyo akora, ubonye uko avuga adatinya isi yose n'abadukurikira, urabona wapfa kumwemera? Erega yarishize hanze. Urashobora kuvuga ukoresheje langaje nk'iriya, ukoresheje ibintu nka biriya n'umujinya nk'uriya kuri social media. None se bose ntibamubonye? Ubwo umujinya ugira nk'uri, none se nkubaza ikibazo. Dore ngore araje. Nkubaza ikibazo. None se ubwo ugize umujinya nk'uriya kuri social media, none se mu rugo byagenda bite? Aho abantu batakureba, urinze udatinya amaso y'abakureba kuriya, isi yose kureba, mu rugo byamera bite? Yes, narindi kumwe na Pst Abel, mwumvishije. Ni byinshi. Nubwo ibi bintu tuba tubivuga wenda duseka rimwe na rimwe tukabyishimira kubivuga, ariko biranababaje kurenda uruhande. Pastor, iki kibazo nyibaza abapasteri benshi, ntago byaba ari ukubera ingaruka za covid ziri gutuma abakozi b'Imana musubiranamo? Ntabwo ari ingaruka za covid iri mu byahanuwe mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'imperuka hazabaho inzara, amapfa, hazabaho ibintu byinshi, indwara z'ibyorezo. Covid igaragaza aho igihe kigeze, n'abakozi b'Imana bo muri kino gihe barimo kugaragaza aho igihe kigeze. Erega ibyo bitabayeho ntitwamenya aho igihe kigeze. Rero mwiturenganya rwose, ibintu byose biba kugira ngo bisohoze umugambi w'Imana. Kugambanira Yesu no kumwica kwari kugira ngo bisohoze umugambi w'Imana. Kugambanira Shaduraka na Meshaki na Abedinego bakabarega ibinyoma ku mwami kwari kugira ngo bisohoze umugambi w'Imana. Kugambanira Stefano akicishwa amabuye kwari kugira ngo bisohoze umugambi w'Imana. Kugambanira Daniel bakamugaburira intare mu rwobo rw'intare kwari kugira ngo bisohoze umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo biriya byose tugenda tubona, byose bifite icyo bigomba kugaragaza, byose ni intumwa y'Imana. Byose ni intumwa y'Imana. Erega Imana irikora mu buryo bumwe no mu bundi. Mwiturenganya rero, biriya bintu rwose nibigaragaza igihaho kigeze. Murakoze. Yes. Murakoze cyane. Kandi Pst Abel, tukiri hano hari umukobwa wifuje yuko mwahura, namuzanye. Yego. Ni umukobwa nawe wagiye aca mu bintu bigiye bitandukanye. Yego. Arifuza ko mukorana ikiganiro, wenda mbivuze mbere yuko nsoza. Yego. Kugira ngo tuze guhura, tuzakora ikiganiro nawe wenda wumva ibye, nawe wumva ibye, nimba unanamusengera cyangwa ubwo simbizi. Ariko reka ngushimire kandi tukwifuriza
kubaka urugo rushingiye kuri Kristo kandi urugo rukomeye. Nabwiye abantu ati ningufashe se biramutse bibaye ngombwa nagutumira tukazajyana gusura umugore wawe. Nta kibazo rwose. Urabinyemereye? Ndabikwemereye. Tuzajyana rwose mu rugo. Yego. Tuzatumire na mwarimu Alphonse. Mwarimu wanjye unyobora. Pastor tuzajya ryari? Umunsi wari turi kuwa gatatu. Yego. Sibyo? Yego. Iki kiganiro. Yego. Kirajyaho uyu munsi ni mugoroba. Yego. Sibyo? Yego. Tuzajya ryari? Iwawe mu rugo aho washakiye. Murakoze cyane. Turi kuwa gatatu. Itegure njyewe telefone ihora iriho. Umwanya wari wo wose wewe umpamagare uzanteguza umbwire ati ejo gutya na gutya nanjye nzabwira mwarimu naho azaba afite akazi mubwire ntigahagarike tugende, hanyuma tuzagenda rwose kandi n'uwo mukobwa wifuza guhura nanjye nta kibazo mumutegure. Nje nta kibazo na kimwe mba mfite. Kuwa gatanu abantu bazakurikirana ikiganiro cyawe n'umugore wawe. Yego cyane. Kuwa gatanu nta kibazo. Abagabo aho basezeraniye niho bakora iki? Ubu dukoze iki? Shira isezerano umuntu asezeranye n'undi Bibiliya iravuga ngo ryubahirize. Yego. Ubu njyewe na Pst Abel dusezeranye yuko kuwa gatanu yego Abanyarwanda baba hano mu Rwanda, yego aba diaspora, yego abandi bose bazakurikirana ikiganiro cya Pst Abel na madamu we bavuga ko batandukanye. Cyane rwose. Nta kibazo na kimwe mfite. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Yes. Nashoje kandi. Murakoze.